Ndabasuje cyane mwese bakunze igikoni mwe mukunda Hot 250 TV yacu yizewe. Baha ikaze mu kiganiro cya none babwira nti mukore subscribe abatarayikora. Ngiye kwereka uburyo wategura ibirayi birimo ishu. Wari uzi ko ibirayi ushobora kubitegura n'ishu bikaba ifunguro ryiza ryuzuye intungamubiri kandi riryoshye bitagoye kubitegura? Baha ikaze rero. Yemwe gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Fata rero ishu hanyuma urikate. Amashu tumaze kuyakata tugiye gukata intoryi. Turagenda tuzikatamo kabiri, ibipande bibiri. Dufite na karoti kugira ngo ibirayi byacu bibe birimo imboga z'amoko ahagije, nazo rero turazikata. Ushobora kugenda uzikata mu buryo ushaka, harimo ubu ngubu bwo kugenda ukata ibizeru. Mfite igitunguru gitukura kiri buze gukarangisha ifunguro ryacu, nacyo turagikata. Dufite n'inyanya za 300, dore rumwe ni 100, nazo tuzikate. Hanyuma rero ubwo icyo tugiye gukora, turafata amavuta dushyire ku ziko, namara gushyuhamo gake tubanzemo intoryi, hanyuma dupfundikire. Twakomeje turashyiramo ibitunguru, twongeremo karoti, tugereze akanya gato tube dupfundikiye. Hashize umwanya rero turasimbiza gutya.
kugira ngo byivange, ari nako twongeramo amashu. Dukupiye amazi n'umuriro tubaye nk'uduteye. Turagarutse. Hanyuma rero hashize akanya, imboga zacu ziri hafi gushya, kuko ntabwo tugomba kuzihisha cyane, tugomba kuzirya zirimo utuntu dukucagurika. Turashyiramo inyanya, ubundi dusingize twandikire. Hanyuma rero tugiye gushyiramo na sauce tomate kugira ngo bize guhira rimwe. Nakubwiye ko ari ibintu byihuse bitagoye. Hanyuma dushyiremo umunyu, aho tuvange. Ongere dupfundikire. Hanyuma ku ruhande twatetse ibirayi. Hasi ibirayi icyo nakoze ni ukubitogosa, ndabura gatoya ngo bishye neza. Hanyuma ndakwereka ukuntu ubigenza. Hanyuma rero aho imboga zacu zigeze hano ziba zahiye, tugiye kuzimya. Noneho ibirayi nabanje kubiminina, hanyuma maze kubiminina, uko kiba gikurikiyeho ni ugufata izi mboga tukazishyira mu birayi kuriya, zimara izisigaye mu isorori. Tugiye kuvanga na bya birayi byacu. Gutya ku buryo imboga zivanga n'ibirayi. Hanyuma rero tumaze kubivanga, murabona ko byumutse, turashyiramo na ka gasosi twakuye mu birayi, twaminiye mu birayi, kugira izi ntungamubiri tutazimena. Cyane dutegereze iminota mike kugira ngo aka gasosi kivange n'izi mboga n'ibi birayi. Hano rero ikirayi cyacu cyahiye ndetse n'isosi byahwanye, dukurikizaho kwarura tukarya tukaryoherwa. Twarura, uba ugomba kwarura cya kirayi kikazana n'imboga n'agasosi, uburyo rwose ubona ko ari ifunguro rimeze neza cyane. Ubona ko ari uburyo bworoshye kandi ukirira ibiryo biryoshye. Hanyuma rero iri funguro mu gihe ugiye kurifata, ugomba no guteka igikoma cy'umushonge kugira ngo ubone na za poroteyine, kugira ngo indyo yacu iba yuzuye. Indyo irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga. Umushatse mwambwira muti bon appétit. Kiragenda kikaryoha. Kunda agasenda hano bagashyiraho
cyose waba ufite akavoka nako kagashyiraho. Nguko rero ko wategura ibirayi biryoshye birimo imboga harimo n'amashu. Bizera ko wabonye ko ari uburyo bwihuse kandi bworoshye. Ndabashimiye mwese mwabasha kureba iyi video mukayirangiza, ariko mwibuke kunywa igikoma cyitwa umushonge. Mugire ibihe byiza.